ariko Imana iradukunda kandi Imana idufitiye urukundo rukomeye cyane. Yari izi ko Satani ashobora kutumaraho ndetse akatuvuza n'ubugingo buhoraho, ariko Imana ishyiraho undi mugambi wo kuducungura. Niyo mpamvu yemeye kohereza umwana wayo Yesu Kristo akaza no muri isi akemera kudupfira, agapfira ibyaha byacu kugira ngo igihe nikige binari zo hejuru cyane. Ariko bireka tubwira ngo ibyo bigangisho bya Satani igihe kizagera Imana ishireho iherezo. Amen. Yazonga kubaho urupfu, kurira, gutaka, kuboroga no gupfusha, ibyo byose bizaba bikuweho kuko Imana izaturemera indi si nshya. Amen. Imana yaducyurira. Amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo atwikire buri wese urahangaha. Kandi icyo dusengeye ni amazina yacu kugira ngo yandike mu gitabo cy'ubugingo. Ukomeze ugire neza buri wese, ukomeze udufashe kandi ukomeze Mwami usure uyu muryango, usure umufasha we usigaye n'abana, maze bahe kwihangana. Nzi ko urupfu rubabaza, nzi ko Mwami badateka. Tunashima n'impuhwe tugirira ko bwinshi ko bukeye. Tugushimiye umwanya tuvuyemo kumva ijambo ryawe, kandi tunakomeza kwereka gahunda zose z'uyu munsi zijyana n'umuhango wo guherekeza umugaragu wawe Tegereje Imana Innocent. Komeza ubane natwe, ingabo zo mu ijuru zitugote. Mpagaze hano nk'umwe mu bantu bakoranye na mwarimu Tegereje Imana. Twakoranye nka mwarimu, dukorana nanone muyoboye, twakoranye imyaka 14. Umwe dukorana ndi mwarimu 13 dukorana muyoboye. Ariko icyo namuvugaho, yari umuntu utuje cyane, komeye ku murimo. Nje nitwa Akomugabo Pierre Canisius. Uyu Ndegereje Imana Innocent Bazaka ni muramo wanjye atunze mushiki wanjye ari muri Letifa. Nukuri kw'Imana kuva bashakana nda bibazo nzi bigeze bugira, kandi ndagwa babigena ngo mbirute ngo mbiyobera.
ni ukuri koko uyu mugabo w'Imana idukuyemo yari umuntu w'umunyamahoro, kandi abanyamakuru baramuzi, aho yigishaga ari kuri PPD baramuzi. Genda mwagira ngo ni ukwirarira, aba banaga nabo baramuzi, aba bayobozi bacu bose bari hano baramuzi rwose. Si ukwirarira kwako cyangwa kwako ndi ko kuvuga gutaka umuntu dore kwapfuye ndamuvuga nabi, ariko ikintu rabahamiriza cyo ndabwo ngenzi kuvuga ndi utabaka bagutya ngurira atanyumva mvugiraga kumugaragara. Uyu muramu wanjye ndari binari muzikuru kuri mushiki wanjye. Ubwo murabona uriya mukobwa Chance, uriya mukobwa ni Epifania agishakana rero Ndegejimana Innocent agishakana na mushiki wanjye yaramusanze aha, ariko yamufashe neza amurihira, bafatanya na mama Chance kumurihira amashuri, ubari hafi y'urute kurangiza na kaminuza. Muri kumva rero Ndegejimana Innocent ndari birya yaragize ute yarafite rwose no kuri kw'Imana. Aho mu gusoza kwanjye ndavuga ndi uyu mugabo Imana imuri rukoresha mwakire mu bwami bwo ni ukuri kw'Imana. Gusa ndakindi narenzaho amusigiye abana batatu b'abahungu ngaba bari hano, ariko mbabwije ukuri rwose yari umugabo. Namwe ndabashimiye cyane mwaje kwifatanya natwe. Ubuhamya bwa Ndegejimana Innocent Bazaka nubwo ngubwo Imana imwe y'urukundo udashira mu izina rya Yesu. Yuko warangije kumwakira nk'umwana wawe, turamusengera kugira ngo Uwiteka Imana ikomeye mwami, ubwo tumuherekeje tukaba tumugesheje mu buturo, Uwiteka Imana ikomeye tugiye kuvanga dusubire mu ngo zacu, ariko usigara Nyine bagira inyuma begereyo amaduka inyuma wowe gira hano wunani ifoto ahagarara imbere yanyu. babana muze sha mubaberekere muhakanye, ariko ndimujya kure namwe mura oya kugira ngo babahagaze imbere y'abana. ye baraza imbere wa mwana wundi ari ifoto ahagarara imbere yanyu. babana muze sha mubaberekere muhakanye, ariko ndimujya kure namwe mura oya kugira ngo babahagaze imbere y'abana. ye baraza imbere wa mwana wundi ari muragaruka nta kibazo. Chance reba muko nawe ngo hano hino bamajya amaduka inyuma wowe gira hano wunani namukora ayo makoti dufata ifoto y'intuzi, mukora ayo makoti igerayo sha mwegereye hirya na hariya mwana ari kuhashyikira ubundi abufite Chance buretse abanze mva mugabo igera hano muke namuze nguki ndeko niba unyeretse kwesha mu mwe mube bize gusa dukora akazi kose muzifateho bara ako gira ba Chance baze begere hino mwegera hano mu okay zakiye munsi yawe hari n'ibiti